Nanone twongeye kwakira icyamamare Oviados, tumusanze kuri stade, yarari muri tize zisanzwe za soka, akaba akenshi mumenyereye kuri Amazing TV, ari umuntu uri gutanga ubuhamya ubuzima abayemo muri Halifax muri Nova Scotia. Uyu munsi tumusanze kuri stade yaho atuye muri Nova Scotia mu mujyi wa Halifax. Olivier, muraho neza? Turaho neza, turakomeye. Akenshi twari dusanzwe tukuzi uri umustar usanzwe, ariko ntabwo twari tuzi ku bintu bya football byaba ari ibintu wari usanzwe ukora, wabyize ugeze muri Canada, bimeze bite? Duhe muri make ku bijyaniranye na football yawe. Football maze imyaka 12 kora umwuga wa siporo. Ndi umusportife cyane, ntabwo ari football gusa, kuko ngewe nakinnye na siporo ya karate na kungufu imyaka igeze muri 5, indi sigaye 3 ni football. Murakoze cyane. Ahanini mu abafana bawe kenshi bagiye batwandikira batubaze, hari abari bakuze muri karate nkuko wari ubivuze, ariko football rwose dusanze ari ufitemo experience y'imyaka myinshi cyane. Ariko ahanini ugasanga nta bigwi byawe baba bazi muri football. Ese aha muri Halifax umujyi utuyemo, hari abandi bakinnyi bamwe mukina mugahuriza hamwe football ku buryo wumva wakomeza kariyere ya football kuruta uko wajya muri karate cyangwa kungufu? Ni ukuvuga ngo ahangaha karate bisabwa hari imyaka bagenderaho hano kugira ubashe kuba wayikomezanya, urumva? Niyo mpamvu ngewe football ariyo nakwisemo gukomeza gukurikira ngayikurikirana, kuko imba mu maraso ndayikunda cyane. Urakoze cyane. Iyo uvuze ngo bikora mu maraso ni ukuvuga ko ukunda football cyane. Kandi cyane nka Amazing TV natwe twageze ahantu mwami gukorera imyitozo, twasanze uri umumediateur ukomeye cyane, tukabona none uri umudefenseur. Ese muri iyo myanya yombi ni uhe mwanya wiyumvamo cyane? Ubundi umwanya niyumvamo cyane kina kuri kabiri mu ruhande rwo mu buryo, kina kabiri ku ruhande rwo mu buryo. Ni ukuvuga umwanya wiyumvamo cyane. Bimeze bite gasore? Claude, uturutse mwa? Siporo zimeze neza mwana. Amakuru? Anje nziko cyo mundi hari ubukosi. Ntabyo nzi ndabura. Niyo mpamvu ndi kumva ari kucuranga indirimbo za gakondo. Ubyina sha? Guru mudamasera wibabazina. Abakunzi ba Amazing TV turabakunda, turabasuhuje. Niyo mpamvu nari nyuze ahangaha ngewe nari simwanya kera mu kiganiro. Uvuye kuzikama siko ndi kubona wambaye nk'abakera. Kera mani ubizi se. Karumbi henda kemera cyane sana, niyo mpamvu zahano nagakuye. Kanagakuye aho abantu bita mu bigogwe za mahoko yo hejuru. Urumva? Ariko abakunzi ba Amazing TV ndabakunda cyane, niyo mpamvu banaje mbabwira ati mwe kuzibagirwa umuco. Uwo ni umwenda mu bigaragara abantu bambaraga nk'iyi myenda ni abatunzi. Mugize neza. Aka kanya twe twakiriye icyamamare Oviados, yambaye muramubona ko ari umuntu uvuye muri siporo. Hahise hazana wa muyemusi musanzwe muzi kenshi cyane ku mazina ya Hope, ku mazina ya Cekaho, yaje yambaye rumbiya. Ese inshuro nyinshi ko nkunda kubasanga muri kumwe, kubera iki? Umwe ari muri siporo, abandi ari ku kibuga, ukazana rumbiya muri siporo. Bya gutuhuza ibintu rumbiya n'abandi baje muri siporo. Nanjye ndi sportif buke, ariko nukubera nari mvuye hari uko turi gutegura, twatuvuye kubyina ikintu cy'ikinyemera kugira ngo wa muco w'iwacu wongere ugaruke. Mvuye gutoza abapeti, ndavuga kandi uyu mujene nyine to ni inshuti yanjye, tuganire buke. Ngeze hano, ariko uyu ni umukinnyi ukomeye cyane. Icyo nabivugaho, icyo wari utubajije gasore, ukunda kutubonana cyane, isano twaba dufitanye. Mbese igihatse ubushuti bwanjye nawe, gasore ni inshuti yanjye ikomeye ku mutima, by'umwihariko akaba umwe muri famiye yanjye, akaba umunyamuryango wanjye ukomeye, ni mubyara wanjye. Urumva ni umuntu utoroshe mu buzima bwanjye. Urakoze cyane Oviados. Hanyuma MC Kaziranenge Hope, kuje ukurimba dore umudamazera niki, abandi baza ari kwibyina utimbo dusanzwe tuzi twaba Diamond, bakirimbiza ba The Ben, z'abamedi, kuki ariyo wahisemo kuza uri gucuranga?
kuvuga rero buri wese agira injyana ye, ni ukuvuga ngo njyewe bitewe yuko nagerageje kwicarana n'abakuru, uticaranye na se ntabwo nyite sekuru yasize kandi ngo ni n'umutahira. ari umutahira turaje twumva ukuntu ari buzivugire. Hanyuma dore umudamazera, urabona ntaberwa no kuragira inka. ikibazo waberwa nabyo no kubyina, ndabona wabishobora ariko ndabona utazi. Ntabwo ubibona ahubwo ndabizi. Hari uburyo Ese kubyina ko mbona ari ukuntu biri kwanga bimeze bite? Ntabwo ari kutwiyereka. Niba uje uririmba, niba uje uri kumva indirimbo wakagombye kuza utwiyereka ukatubwira ati dore umudamazera nyine ukayigira. Ukomeze kuryoherwa n'ubutaha hadaciye iminota ingahe. Kamaze mvugane n'uriya muntu. Ovyados, mucuti wawe yaraje kugusohoza, nkeka ko ari uko musanzwe wenda munaziranye, wenda ahanini wasanga ari n'umufana wawe nk'uko yari abivuze. Ese football byibuze iyo uri kuyikora ni iki wumva ikumariye muri wowe? Football mu buzima, football navuga ko ari nk'urukingo rw'ibanze rugerageza kuba rwarwanya indwara zimwe na zimwe, nk'ubundi bw'uburwara bworoheje. Ndakeka siporo, ntawe utazi agaciro ka siporo, ni nziza cyane, irwanya byinshi mu buzima bwa buri muntu. Urakoze cyane. Hanyuma none ko hari abajene benshi ndabizi b'abacuti bawe, nihe nama wabagira kubona umubare ari muke baza muri siporo? Nihe nama wabagira kugira byibuze babashe kuba bayoboka siporo? Biragoye kumenya ikibazo cya buri umwe wese, biragoye mutabana, gusa nyine abenshi kuko ubizi, abenshi hano baba bafite akazi, kandi hari abakora muri weekend, wenda niyo mpamvu ntawamenya. Ku ruhande rwanjye akazi ngewe ngakora ku minsi y'imibyizi, ubu ngubu mba ndi free, abandi muri rusange simbizi, ariko abantu bagenda bananirwa uko iminsi igenda yicuma, sinzi impamvu ibintu bimeze. Kandi umwanya wa siporo bagakwiye kuha umwanya kabisa, siporo bakagwiye kuyihereza umwanya, siporo ni ingenzi mu buzima. Urakoze cyane. Hanyuma tunagushimira ko witabye studio za Amazing TV Show muri aka kanya. Ni iki none wabwira abakunzi ba Amazing TV Show muri kano kanya mbere ko tugusezera muri studio za Amazing TV Show? Icyo nabasaba mu by'ukuri, nyabuneka weho udukurikiye, turagusaba ubushobozi bwawe bwose. Ni ikintu cyoroshye ngiye kugusaba, kanda kunzogera, ukore sharing muvandimwe, icyo cyonyine urabugize neza, urabutanze umusanzu, nta mbaraga zirimo, nugukandaho gusa ukabugize neza. Murakoze. Hanyuma Olivier, mbere ko tukurekura, ahanini ufite abafana benshi kuri Amazing TV Show, wadusaba ubutani tugutumira muri studio za Amazing TV Show ukazongera ukagaruka? Ndahari ngewe, ndahari iminsi nko ku cyumweru, ku sabato, cyangwa se ku wa gatanu nimugoroba ka saa 10 ndi free, ngenda aboneka ntari. Murakoze cyane. Ubutani twongera kubatumira muzatwitabira muri studio za Amazing TV Show. Murakoze cyane, ndabashimiye.